Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV. Arakoze cyane Bwana Prote, kaba n'umuhuzabikorwa w'urubyiruko rw'abakorerabushake mu murenge wa Gishari. Mbere na mbere ndabanza gushimira ababyeyi bari hano, abana bato, urubyiruko bitabiriye ubu bukangurambaga binyuze mu marushanwa. Ubukangurambaga bwateguwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko ku bufatanye n'akarere ka Rwamagana, bukaba bugamije ibintu bikurikira. Icya mbere ni ukuzamura no kumenyekanisha impano z'urubyiruko binyuze mu marushanwa, aho twasabye imirenge gukoreshwa amarushanwa hatangwa ibiganiro bitandukanye, ariko bigahera ku rwego rw'akagari kubera impamvu nazo ndi bubabwire. Muri ayo marushanwa, akagari ka mbere mu kubyina imbyino gakondo kagateganyirizwa 80,000. Akagari ka mbere mu kuririmba indirimbo moderne zigezweho 80,000. Akagari ka mbere mu matiyatire n'imivugo 80,000. Akagari ka mbere mu mupira w'amaguru 30,000 n'umupira mushyashya wa baro. Amarushanwa azasozwa ejo ku rwego rw'imirenge. Nyuma yaho dutangira amarushanwa ku rwego rw'akarere. Mu marushanwa ku rwego rw'akarere, iya mbere mu mbyino, umurenge wa mbere mu mbyino 100,000. Uwa mbere mu ndirimbo 100,000. Uwa mbere mu matiyatire n'imivugo 100,000. Uwa mbere mu mupira w'amaguru 50,000, umupira mushyashya wa baro n'imyenda mishyashya ya jezi. Hagahembwa imirenge 7 muri ibyo byiciro. Hateganyijwe ibihembo by'imirenge 7. Ariko imirenge yose ishobora guhembwa, ishobora kurata mu mbyino, ikisanga mu ndirimbo cyangwa mu mupira. Icyo rero ikindi amarushanwa agamije ni ukurinda abana, urubyiruko bari mu biruhuko, baje mu biruhuko kugira ngo bate kujya mu ngeso mbi, ahubwo uyu umwanya wo kwitekerezaho no kwisuzuma, bakamenya se n'ubuhe bushobozi mfite. Ese nshoboye kubyina, nshoboye kuvuga umuvugo, nshoboye kuririmba, nshoboye gukina umupira, ese niki nakwiga? Ariyo mpamvu habaye ibi bikorwa bindi. Ndetse hari na gahunda y'intore mu biruhuko iba buri kuwa kabiri no kuwa kane, aho kuwa kabiri abana bato, urubyiruko n'abakuze bigishwa imirimo y'amaboko. Kuwa kane bagahabwa ibiganiro, harimo ikiganiro cy'amateka. Abantu bagomba kumenya u Rwanda, bakamenya se u Rwanda rwabayeho, kuko abantu bavuga ngo intore byavuye he, byakomotse he. Kuko abantu bavuga ngo u Rwanda ruratera ntirutegwa, kuko itwise abataneshwa byavuye he. Ese ibyo bintu byose ni iyihe sano bifitanye? Ese urubyiruko twifuza ni uruhe? Amahirwe ahari bitandukanye. Ikindi ni ugukangurira urubyiruko kwirinda icyorezo cya virusi itera sida. Hanari cyo ngira ngo uyu munsi abantu bari hano babyumve. Mu kigereranyo cy'ubwandu bwa sida dufite mu gihugu, akarere ka Rwamagana turi ku mwanya wa 4 ku rwego rw'igihugu mu turere 30. Ariko iyo uje kureba abana bari hagati y'imyaka 15 na 20, tuzi imbere cyane. Muri kumva iyo myaka ko ntari mitoya, hagati ya 20 kumanura kugeza muri 15, 20. Aho niho dusanga umubare munini w'urubyiruko w'abana bakibyiruka, bakiri batoya, ugenda uzamuka. Ibyo nta kindi bisobanuye rero. Ubu bukangurambaga buravuga ngo ubuzima bwanjye agaciro kanjye. Umunsi wiyandaritse bakagutera sida, ubuzima bwawe buba bwangiritse. Inzozi zawe zishobora kwangirika. Imyaka wari kuzamara ibivuyeho.
ubwawe utangira kwitakariza icyizere, ugatangira kugira ipfunwe ugira ngo uri kureba ari kwikonamo. Ariko iyo umaze kumenyera nanone wisanga mu bandi. Usibye kwa dukangurira abantu kwirinda virusi itera sida, ariko ni n'umwanya wo gukangurira abantu kwisuzumisha. Abantu benshi ntago bajya ku bitaro ngo bifatisha amaraso bamenye uko bahagaze, bajyayo ari uko barembye avuga ngo narwaye. Igihe uzi neza ko wakoze imibonano idakingiye, ukajya kwisuzumisha kugira ngo umenye uko uhagaze, kugira ngo abaganga bakugire inama y'icyo wakora, kuko niho handi umva ngo umuntu abana na virusi itera sida ariko atagwaye sida, kubera ko yisuzumishije ku gihe, abona imiti ku gihe, akabaho imyaka n'ubundi yari kuzamara, kubera ko yabonye imiti, agirwa n'inama kandi agakomeza imirimo ye itandukanye. Uyu ni n'umwanya mwiza dukangurira abagabo kwisaramuza. Abana bari hano ndabizi ntago mwabibwira baso, ariko hano harimo abantu bagiye bagira imyaka mikuru n'abatoya. Umuntu utarisaramuza azisaramuze, kuko kwisaramuza birinda uburwayi bwinshi. Ntabwo dukeneye abantu bita barufuka, abakafiri n'ibindi byinshi cyane. Umuntu wa kafiri iyo arongoranye n'umukobwa, iyo igitsina cy'umugabo kigiye mu cy'umukobwa, imyanda yose iraza ikagaruka, umugabo akayitwara. Iyo myanda arayipfunyika ikamutera uburwayi ku buryo bworoshye, usibye na sida n'izindi ndwara zitandukanye zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Iyo ibyo bintu agiye akaryamana n'undi, nawe bwa burwayi bumwanduza ku buryo bworoshye. Mwirinde rero abagabo muri hano, abasore, mwisaramuza abatarajayo. Mugende babasaramure. Kwisaramura n'ubuntu, babakureho ibyo bifuka, sibyo? Ibyo bintu bibika imyanda babikureho rwose, turabyamaganye. Nta muntu dushaka wa kafiri mu karere ka Rwamagana. Ikindi, uyu ni umwanya mwiza twigisha ndetse tugakangurira urubyiruko, ababyeyi n'abana batoya mu kurwanya no gukumira ibiyobyabwenge. Duhereye ku babyeyi, ndabona nabo barahari. Iyo urugo rurimo umwe mu bantu bakoresha ibiyobyabwenge, urwo rugo rubamo amakimbirane. Ingaruka za mbere ziza direct zigera ku bana babo. Umwana agata ishuri, umwana akaba inzererezi, abana ntibabone ibyo kurya ku gihe, abana bakagira umwanda, abana ugasanga bambaye imyenda mibi, abana bagwaye amavunja, abana nibo bantu bafite ingeso zitandukanye, nibo bantu babyaye bari munsi y'imyaka 18, ibinyendaro. Ibyo bintu byose iyo bihuje usanga ariho. Ku bana batoya rero ikibi cyabyo, ku rubyiruko by'umwihariko, ibi bintu byangiriza inzozi zacu. Ubundi mwakabaye mwibaza ngo kubera iki uyu munsi leta y'u Rwanda ivuga ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Twebwe twese turi hano nk'abajene, abana batoya, ikigihugu cyo kitwitegereje, ni twebwe tuzakiragwa. Aba bantu ubona hano ejo nibo barimo ba mudugudu, ba mutekano, ba gitifu b'utugari, ba sosiyare, abakozi b'umurenge n'abakarere b'intara, ba ministre, abadeje, abarezi n'ababyeyi. Mukwiriye gutekereza ko muzaba ababyeyi b'iki gihugu. Ukavuga se umubyeyi ni imyitwarire akwiriye kugira? Ibyo bintu rero iyo ubitekerejeho ntabwo ukoresha ibiyobyabwenge, ndetse nawe ugira uruhare mu kurwanya babikoresha, kuko babandi babikoresheje nibo batangira bakaza bakangiriza abana bacu, bashiki bacu, abaturanyi bacu, abo twiganaga bagenzi bacu. Ariyo mpamvu dusaba abantu kubirwanya, kubera ko uwabikoresheje, iyo wakoresheje ibiyobyabwenge
uwabifatanywe n'ibindi barahanwa. Ni ibintu bihanwa n'amategeko kugera ku myaka 25. Uribaza umujene nkuri uhagaze hariya yakoresha ikiyobyabwenge bakamufunga 25, bamufungura ugira ngo afite imyaka 70, yarasaziye muri gereza kandi itarageze. Rero ni nayo mpamvu dusaba abantu kwitwararika bakarwanya ibiyobyabwenge, kandi ibiyobyabwenge si urumogi, si kanyanga gusa, ahubwo niyo unyoye inzoga nyinshi ukarenza zihinduka ibiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge ni ikintu cyose unywa kikagukoresha ikintu utaruteganyije gukora, cyane cyane kibangamiye umubiri wawe, kibangamiye umuryango wawe, abaturanyi n'igihugu, kikaba gishobora kugukoresha amakosa n'ibyaha bitandukanye. Rero rubyiruko, twirinde ibiyobyabwenge. Muri ubu bukangurambaga kandi ni umwanya mwiza wo gusobanukirwa ubuzima bw'imyororokere, bakamenya ngo kubera ko abakobwa hari igihe bageramo bakumva bafite ubushuhe, akumva ashatse umugabo, umusore akumva ashatse umukobwa. Kubera iki? Muri icyo gihe wabyitwara mute? Ese nk'umukobwa ni ryari nshobora gusama? Ni ryari igihe iyi mihango ibaho? Ni ikihe kibazo mba nagize? Ukamenya ko ari ibintu bibaho. Ese umugabo iyo watangiye gukura, abantu ukazana impwempwe, ukazana insya n'ibindi bitandukanye, ugatangira kwiroteraho, ibyo bintu byose ukwiriye kumenya uburyo witwara, ahubwo ntibibe imbarutso yo kuvuga ngo nakuze reka njya gushaka ko turyamana, reka nkore ibintu bitandukanye, ahubwo ukamenya ko ari umwanya mwiza wo kuvuga ngo igihe ndimo nemerewe gufata inshingano, reka ntangire kwitekerezaho, menye ko nzaba umugabo, nkagura ikibanza, nkubaka, nkashaka umugore, nkabyara, abana banjye bakiga. Ese uyu munsi mfite ikibanza? Ntacyo, ndacyari umunyeshuri. Icyo ngomba kwibandaho niki? Ni amasomo. Niba ntiga, ni amafaranga. Ibyo bintu akaba ari byo wibandaho. No ku mukobwa ukavuga ngo niba natangiye kuya mu mihango, ibi biremeza yuko ndamutse nibeshe gatoya nshobora guhita mbyara. Ese umwanya ndimo unyemerera kubyara? Niba ndi umwana ndacyari ku ishuri, ndacyasaba ababyeyi, reka uyu munsi wa none isi turi kujyamo ntabwo abagabo bakeneye abakobwa babyara gusa, bakeneye abakobwa bakora, bakorera amafaranga, abakobwa bafite indangagaciro, imyifatire myiza n'imico mizima. Nimwige, mukunde amasomo, muba abanyabwenge, mwitwararike, murangiza mushaka amafaranga. Abasore ubwabo bazabirukaho. Nta mpamvu yo kwirirwa urwana uvuga ngo uriya musore ndamushaka. Wowe kora, nutwitwara neza ugakorera amafaranga, bazakwishakira. Ikindi, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo urubyiruko rumenye amahirwe ari mu karere. Ese aka karere kacu nta yahe mahirwe ahari afasha urubyiruko? Uyu munsi wa none urubyiruko rukwiriye kubyaza umusaruro, by'umwihariko ku rubyiruko n'abadamu bafite amahirwe adasanzwe muri aka karere ka Rwamagana. Bakavuga ngo uyu munsi niba leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yiswe Youth Connect, aho urubyiruko rufite imishinga nta gishoro baza bagahatana. Umuntu abakora ubuhinzi ubworozi, abacuruza, abafite imishinga y'ikoranabuhanga, abafite imishinga y'inganda, bakagenda babahemba. Umushinga bawitera inkunga, uwa mbere wa miliyoni 25, uwa kabiri miliyoni 20, uwa gatatu miliyoni 15, uwa kane miliyoni 10, indi 5 ikurikira muri ibyo byiciro, buri mushinga miliyoni 5, indi mishinga 120, buri mushinga ugahabwa miliyoni 1.5. Uyu munsi niba uri urubyiruko ukaba iwanyu warakuza nta bushobozi bafite, ari abakene, byaba bibabaje nawe utekereza nk'abakene. Kuvuka uri umukene si icyaha, kubera ko ntawugira amahitamo yahavukira, ariko buri muntu afite uburenganzira n'ububasha bwo kugena ejo hazaza he. Ugatanga ukavuga se aya mahirwe niba hari akaba agenewe abanyarwanda bose, kubera iki njyewe ntabyaza umusaruro? Uyu munsi dufite umushinga wa Saipu nawo ukora mu karere ka Rwamagana, wo uhoraho. Youth Connect barimwe mu mwaka, ariko uyu wo uhoraho.
aho utanga inkunga kugeza kuri miliyoni 88 ku mishinga y'abagore n'urubyiruko umwihariko urimo. Uruhare baguhereza inkunga ya 75% ukishaka uruhare rwa 25%, ariko uruhare rwawe iyo mvuze inkunga ni inkunga y'agaciro kose k'umushinga. Uruhare rwawe rushobora kubarirwa ku mirimo y'amaboko uzakora, aho ugiye gukorera ku bagore n'urubyiruko gusa, abagabo bo barubarira mu mafaranga. Ayo ni amahirwe mukwiriye kubyaza umusaruro. Urubyiruko muri hano, ababyeyi bari hano, mukabikangukira. Ubu mushinga wa SAIP uri gukorera mu mishinga 14, icyicaro cyawo kiba hariya Imusha. Abatahazi niho kiba mu kabuga ka Musha, ariko bakorera mu mirenge yose. Ugakora ku mishinga y'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Mu karere ka Rwamagana dufitemo andi mahirwe areba urubyiruko rwize imyuga. Nyuma yo gusanga urubyiruko rwinshi rutagira amahirwe yo kwiga kubera ko bamwe bahuye n'ibibazo bagaterwa inda bakiri mu mashuri bakavamo, kubera ko abandi babuze ubushobozi kuko bavuka mu miryango ikenye ntibabashe kwiga, cyane ko leta yabaga itarashiraho gahunda yo gukuraho ari amafaranga bacaga menshi cyane kuko ubu bayakuyeho. Abo bantu rero barenzwe nabo bakiga imyuga, leta yabashiraho gahunda ibafasha kandi iri hano iwacu mu Ifandwa TV, Factory Wandwamagana TV.